Yabarize natangiye kugira ubwo ariko ndaza kugerageza tugendane twaje gusenya inkuta zanze gusenyuka. Elize twaje je kureba afande Kiraman ngagiye kugura urupangu meze mute abasaza. Salamu musi. Salamu mani kwende bikamera byawe mwana mahoro y'Imana fande hano nindo wakuranje ubone kandi katugani urubahe so buretse afande we buretse katofu fande nese urarwana garafe urarwana se uyu mana ukoje gutanga ujye musaba interview neza kunze bacu noneho gira kamera afata amaso buretse gato bawe dufatira dayimena man mubwira ikureho nyine mubwira ikureho gira fande tugani oya naga bishaka mwebwe muraza mwurira igipangu ndakuzi turazenya fande ariko ni n'umufana of course ibyo ukora nibyo twubaka buri munsi niyo mpamvu nananira interview nayiguha mwana nimba interview yashakaga ariko mwanga mwana twaje gusaba ino location ni wawe n'amakuru mujya kwagura ngiye kwagura sawa amafaranga mwanga mu baturanye mwana ubuse bahise baza kureba nk'akavito waduteje aha ngaho ubu ngubu yakwinjira mbona nagore ntago iki cyangwa nabo byari kunkunda narakomana bande se bagufunguraga none kwaswa ariko tugane basi tuzanura tipi banteye umugongo harya witwa bro ngiye nago turi muri gahunda ngiye nago ndafana uzajya useka mwana nimba ubona bikubera nyine twimavu tudaseka nuko tubitatubera ngiye se ubu naseka bitambera ngo bimarire iki buri impamvu woroshera amenyo yawe hanze nuko ubona bikubereye ni long story bro ni long story kubera ko ubu urabona amageto turi kureba nyine nabo urabibona karafashwe karafashwe ariko ni yafanye neza ariko bwa ni gake tu nanjye ngusubizo dukurikira buri munsi mu biganiro byacu tugenda tukugezaho uri mu mujyi wa Kigali uri mu burengerazuba bw'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru nitwa Ishyaka Manase n'Umutako TV dusura abanyamaguru dutandukanye mu bice bigiye bitandukanye ariko kuri ubu ngubu ngiye gukora ikiganiro nyinjira murabona ko ahantu ndi nifashishije itara ndetse ni inkuru ngezeho none ahangaha yuko afande Kiraman muramuzi mwakiteri mwiza cyane nta fande ugira umujinya nta fande uhora utajyuseka ariko mfite amakuru ko ari ahantu agiye kwishyura inzu hano mu Kiyovu kabisa niho turi ariko ubwoba ni bwinshi kuri ngewe ariko nshimira abantu badukurikira mu bihugu bigiye bitandukanye bya kure ndabashimira cyane sinabivuga ngo mirangize kuko namaje kubibona mu binyereka kuri ya nomero iherwa n'95 muri commentaire mujya munambwa ati ibyo ukora byose ujye nyamuneka wirinda dore ko hari ahantu uzajya bakakugirira nabi kuri ubu anga tugiye kwa fande ahantu ari nago nagari we ariko nanunga agiye kugura igipango umuntu duhamagaye ari kumwe nawe ariko na makuru aduhaye ni nka break news ariko twege uburyo tugomba gukora nago tuza kugenda gutya iki gipango nicyo arimo nagara hangari ariko ibigaragara byose akazi ndagakora kuri kamera ndi kumwe na Elize ariko ndi kumwe na Elize byo ndabizi ko inkuta tuzisenya tuzizana hanyuma noneho nabandi kumwe na Dani noneho tukashumika hakakareka twigendere ndaza kutavugaho iminota mikeya cyangwa amasegonda ariko nimo hano tu yambwiye kuri ke ni 33 ariko ibigaragara harafunze bijya kwa fandire nago sibiraza kunsaba hano nago bafungura ndimo numva amajwi ariko Imana imbabari inotara ntaribone kuko naramuka atubonye ariko kumwe n'abapambe benshi baguhora n'ibibazo bigiye bikomeye yabarize natangiye kugira ubwo ariko ndaza kugerageza tugendane icyo nzi ko nibaza kubona itara nago biza kunyorohera ariko ndabyitwaramo neza bismillahirrahmanirrahim ngomba gukora akazi niyo Dani ndimo ndabona abatipe bari mu buraganira ariko turabikora neza manze mfunga inkweto fresh kabisa ikiza kuba cyose namwe umuti kandi ndacyemera neza kigende neza twaje gusenya inkuta zanze gusenyuka Elize twaje
Elize twagiye naguyemo nta muntu urambona ntabwo baratubona. Fande salama mwiriwe nkamunya fande kubona abapana. Fande salama ni byiza garafure njye kureba fande Kiramani ngo agiye kugura urupangu. Meze mute abasaza? Salamu musi. Salamu wanjye. Fande mu byubahiro byawe Pangu murashaka iki? tuje kureba fande hari amakuru atugeze ngo agiye kugura igipangu. Fande wasko Fande samahani. mani kwende bikamera byawe mwana Mahoro y'Imana fande. hano ni ndakurangiye ubundi Fande katugani. urubahe so Nitwe Isiyaka Manajya ni Kigali 50. Kari gusenya inkuta zanjye gusenya. Fande wanyemera basi ngakubaza akantu kamwe. Saza. Oya buretse fande we. Oya buretse katofu. Fande. Nese urarwana garafe. Garafe urarwana se? Uya mana utore gutanga Ndi musaba interview neza Kunzi bacu noneho. Saza. Fande ngwaje kugura urupangu. Oya musohoke. Hane rize. Yago byoroshye. Reka twiganire basi. Nka munsi yafa tukaganira family. Kuresha cameraman, kure kamera. Kure pati kamera bro. Gira kamera tafata amaso. Tuberetse gato. Bawe dufatira. Dayimena man, mubwira ikure wonyine. Mubwira ikure. Bwira fande tuganire. Oya mu naga bishaka. Mwebwe muraza mwurira igipangu. Ntabwo ugasaba byari bikunaniye. Iyo tuzana itarari atukinjira nago bya. Oya mu. Oya munsi arafa. Oya musohoke. Oya kanje kuvuga na fande. Oya bro, je ntunyigire bro. Reka tuvugane. Ntago bishaka mani yanze na interview hano bro. Tuje gusaba. Ese koko yaje kugura. Mani oya ntago byemeye mani bro. Ntago byemeye. Yaje gufatwa. Gafatwa gute se muza mutungura abantu mani babyanze musohoke Ntago turi busohoke. Cyanze icyo ntago ndi busohoke. Mumudusabe basi tumaze akantu kamwe. aya musohoke nta bintu by'intuza babyanze Katuganire gato na kibazo. Hari ikibazo? oya Hari birenze. Bose yabyanze. Niwe nyiri hano. ni ba bose musohoke yabyanze Niwe nyiri hano. Kanyine mudusabire tuganire. kandi yabyanze ubwo Dusabire tukunshira akazi oya musohoke mufashe musohoke oya musohoke Ese ko mufite umujinya. nyine oya mufashe musohoke Ese birani byo mwereka mwana abantu bakurikira nyine kureho kamera zawe mubone Kiramani ni umusitari ntabwo ndi busohoke. Ahubwo nahago no se birenze nge mudukore mwana. Kanje kuri afande ba. Oya kanje kuri afande ba. Elize. Fande. Buretse gato. Reka basurane. Kiramani wanganishe garafe. shaka sibyo Ni inkuru nziza itugezeho bana ko kugiye kugura urupangu. Byaba ari inkuru nziza ku garafure. Byaba ari inkuru nziza fande. Mu byubahiro byawe ndakwinginze. Mani wagize staff bro. Nkamba mu kamera yawe nyine none se ni gutyo musaba mani Oya baduha amakuru mu Tanzania n'ijoro. mworoshya ibintu Urabona ko nta nabiteguye. Fande. Kiramani ni umusitari abantu badukurikiye muramuzi ibikorwa bye. ubusitari ubivanye ngaha mwana kubyumva hano hantu ndi wakurangiye mwana nk'ubu ngubu uzidira uba wishe mwana Bari umujya mu mamagaye mu rwego rw'umutekano we wakubonye hano. ambaza iki Kabasi tuganire. Abafana bawe abakunzi ba filimi zawe ukinamo niba batubwiye atafani muzagerageze mu mutuganirize tuvuga nabyo nawe byinshi byo bitandukanye nibyo nasabaga. Nakure Banikora ntacyo umurike. wowe Yes. bakwita Nitwe Isiyaka Manajya nawe usenya inkuta zanjye. abafana mani iyo unshaka ku byiza mani ukansaba Banyamuhamagara ariko ntinyitabe. jewe Nabutanaje. Na? ndakuzi Turazenya fana. Ariko ni n'umufana wa of course ibyo ukora nibyo twubaka buri munsi. Niyo mpamvu nananira. interview nayiguha mwana nimba interview yashakaga ariko mwanga mwana twaje gusaba ino location Ni wawe ni makuru dusomye kwa. ngiye kwagura sawa mai mafaranga Ahubwo reka maze nivyo mwazanye amafaranga yo kwagura mani kaje gufatwa. gafatwa hehe se Harimo guhitinga ahantu hose. Yabuki. Ntabwo bitworoheye abakunzi bacu. Umugeri. Fande batuganirije mu byoro bya. Hara nabapambe.
bana abapambe nago afande nyihanganye ndakwinginze ubaha abafana bawe nta kibazo ngewe nuko nteye nuko sa nkubarizwe kuri no kamera yacu kuko ntago amashusho twahagarika ariko urarwana uzi ko najyaga nkubona nkagira ngo mwana ni braga kombi tuganire se bajya mu bantu imigongo Elize turagakora gute no muzi reba nabonye bafite amahane wamudusabe basi kagana tonde mwana bacecetse ibibazo n'ibike nshaka kukubaza hanyuma nigende fandi uri kure yanjye n'amajwi ngira ngo ntago yumvikana neza reka tuganire atari ikimare fandi mbega jide kwara kese gara nyine ushaka kumbaza ibyanjye cyane ako birabiho ni muri umva next time man uzajya amagara mu mwana ntabwo ibintu byagituma ari byiza sibyo nk'iki nkana turi gusaba location ukubyumva ubuse utumye bahanye mu byagenda gute mwana bino bipangu ni ibipangu by'abayobozi mwana ushobora kwinjiramo kuriya bakahita babona abaturanyi ko binjiye mu bikata biba biri mwana ubyumva kanabyo ariko akavuga mu baturanyi mwana ubuse bahise baza kureba nk'akavito baduteje aha ngaho ubu ngubu yakwinjira mbona ntabwo ntabwo iki byango ntabwo byari kunkunda narakomanga bande se bagufungura gano ni kwaswa ariko tugane basi tuzanura tipe banteye umugongo harya witwa bro ngiye ntago turi muri gahunda ngiye ntago ndafana turashaka fandi aba dusobanurira abantu tubasaba muri kumwe icyo bavyo kuri bo hanyuma tuganire mwana bibariza muza bagenda kuri chat ndago muza ashinzwe iki kuri aba yishura mu petit man ibibazo bikuza nimba ari byuje kumbaza nimba ari iki uvanga ugiye nimba ari interview ushaka tunye kwipanga nziza mwana turi kumwe na Kiraman yego niwe kwa fande kuri afande cyane niwe iki tuzanye ni filimi ukina n'ibikorwa byawe n'uburyo urimo urazamuka cyane no guhitinga muri no minsi harimo baravuga ati arimo arajya mu bapfumu ese koko nibyo kujya mu bapfumu kuko uya ngo ubone imbaraga zo mwijima uragiye mu bapfumu sinzi nimba nyine papa wabo ari we mupfumu nagiyeho ukubyumva cya bene wabo cya sekuru akonje nta bapfumu njyaho ni muntu ki muri rusange kubibona nyine nuribona nyine muri video utari muri video naho batani numwe ibintu kina wabigiriye mu ishuri ese koko urafande afande rero ni imikino genda umuntu usanzwe ira ni imikino mu buryo bwo kugira nyine umuntu agaragaza impano yiwe umuntu aragenda agakina nyine tuba ku buzima busanzwe ndi umuntu usanzwe papa bisanzwe nyine Kiraman byaje gute kwisanga muri filimi wakitinga gisirikare kandi koko ubikora neza cyane ndetse no mu Rwanda nimba atari benshi ni babiri babikora neza ariko cyane cyane tuzi ko ari wowe uyoboye ari mpamvu navuze ngo wararogesheje nshobora nabirenze njyewe mutangiye gutuma nuza kandi wandakaje mwana tubuza ngiye nta muryo ndakara iminota 30 cyangwa 10 ko sinjye ndeko uri kumva ok natangiye nyine muri Nyakso baza ku marori ya gisirikare nyine so nikina neza inshuti za nyine zirambira ngo biriya yindi wakinaga nago bya twabonaga nyine ari ibyo nyine urabishoboye nabyo ariko iyi ni role yawe nyine so rero nza kuyikomeza gutyo nyine tukura nabonaga ariyo nyine abantu benshi bankunze kandi ko nanjye nirebye mbona niyo role nshoboye nyine gukina kurusha izindi itamfatiraho nyine byaje gute kugira ngo uhite uvuga ngo iriya role nyine wahise ufatiraho ese iriya role imariye iki abantu bagukurikira batuye isi yose ndetse n'abanyarwanda muri rusange iriya role nyine ikintu imariye abantu bankurikira nyine irabashimisha ikintu nyine abantu barebera video zacu zituma bazihugiraho nyine ushaka kuba bize akayireba ushaka guseka akayireba ni ibyo ngibyo nyine cyo kintu bimariye abafana banjye ushaka kugira ishuri ry'ubuzima uburyo hari abantu ngo bahora baseka bagira iki ariko ngo ashobora no kwiga uburyo yakitwara mu bihe bikomeye kuba yakerekana isura ya gikomanda ni nk'urugero bana guhora aseka nuko nanjye ubona mpora nseka uzajya useka mwana nimba ubona bikubera nyine impamvu tudaseka nuko tubita tubera njye se ubu naseka bitambera ngo bimarire iki buri impamvu wari ushira amenyo yawe hanze nuko ubona bikubereye cyane ko umuntu aba aremetse buri ko Imana yakuremye nyine tuburi ko ngewe nta kintu cyatuma njya guseka nyine aseka uhaze mwana uri buhaze nyine bane nabaragafashe ntagushonje nimuvuye kurya nagafashe ni ari amafaranga amaye cyangwa uramemba
ibikorwa byawe nibyo bigufite umusaruro kandi birimo biragaragara neza koko urimo urabikora neza kandi mu nzira ngira ryari mwana ucomoke twisabire location yacu dore ko nije mwana nanjye nje nyinjoro batwihangana abakunzi bacu ariko nkusabe uzame ikiganiro undi munsi twica ahantu ikiganiro zakigwa rwose mwana ariko ibintu ntuzabyongere mwana abandi ari ikindi kibazo batubwiye abakunzi bakige mu 5 yuko ngabantu gukinisha filimi ngo ibyo babona muri filime ngo ni ibintu bihora biri live atari ibintu byo gutegura abakobwa babakubita abahungu kabakubita mbese nk'ukaba werekana koko isura y'akazi haba filimi haba no buzima busanzwe ibintu bakora ngo bari amateka abandi bakubye ubona no mu biganiro cyo dukora twatanye kwifashisha abakinnyi bawe buryo ushaka gufata umugabo mu rugo ubanza kuba inshuti y'abana be maze iminsi umiga maze iminsi nkwigira ku bakinnyi bawe ariyo mpamvu nakugezeho kandi umwe muri bo ninde wakurangiye hano n'umwe mu bakinnyi bawe umwe mu bakinnyi bawe ko ntago nzi uwo ari we nagushaka niwe wakurangiye hano ntago nzi uwo ari we nambishamo amaga kugiye kugurana ko ndaza kureba interview z'abakinnyi ku banjye wakoresheje se hajya ngo ni Kigali 550 Kigali 550 wari uyizi sha ntago nayinyiza ariko ntago na interview njya ndeba cyane uzazirebe cyane nukunze nyine kandi nukunze nyine yo gutuma nanya kuzikurikirana cyane ariko ubwo nyine ndabamenya bakoranye ariko ntago ari byiza mwana nyine nimbuze nyine n'abakinnyi banjye bari kukuga nta muntu ujya n'im interview mwana sibyo uko interview ni nziza muri filime abafana bacu nyine batubona muri filime nta kindi kintu abanziho so interview rero ituma bamenya ngo tubayeho dute se turi bande bakeneye kutuganiriza nyine muri comment tukaganira ariko nyine nimpamvu nayikwima ariko ni byiza tungura abantu n'uzabyongere mwana ni byiza gukora mu interview menshi kuko muri filime n'ahantu yanakubona utambaye imyenda ya gisirikare ni mungaragaje usura kuno mungaragaje mwana kwambaye nambaye ya kuno nshize imbere kamera nambaye igipantaro kimeze yambaye neza yambaye neza uraza muntu avuye mwana yewe uzakora interview nze nambaye neza mwana kunzanira igipantaro nambaye irumbi ni irumbi yambaye neza n'urukweto rwiza uva ku rukweto igipantaro ubonyera imbere ya kamera mwana ubonye ijide y'urukweto nirapana ariko nabongere ko abantu bongere niyo nababana nakazi nose afande akakana nawe nkubajije abakinnyi ba buryo nyine buri live bakubita inshingo nibo nago ujyo nimwe mu ngo kintu iki ngiki nago gituma gisubiramo nako kandi nibyo cyangwa se ya bakubwiye nyine bafite ibyo bakubwiye twe turakina bisanzwe nyine barakubeshya abakobwa barabakubita igiti kikarisha oya atazakubeshya mwana ni filime nyine babona ni acting nyine ya filime mu buzima busanzwe nyine nta bindi biba birenze nyine tu akeretse wenda nshwase nyine gukubita nk'inkoni gaswata ikanyerera uronzi nigeze ukubita inkoni muri episode ya 6 iraswata imukubita kwitako nta nibyo byonyine cyeka ubwo nibo babikubwiye kandi uraza kunyemera nzi kuko baza bamwe mu bakinnyi bawe actinga neza bose actinga neza ariko hari abo mbona nanjye nkavuga we hari uburyo ubikora neza muri bo ntarabavuga ngo mbwire mu bakobwa kuko hari iyo wakinnye bagusaba ati kuki duhora turi abakobwa bazatuzana n'abahungu abakobwa banjye bose ko bakina neza musaza ubikora neza kurenza abandi niba ryishya ariko ko akaruta kandi kaba kakamera buryo nabashaka kunzanya n'abakinnyi banjye ubwo nyine wowe nawe uzabirebe bose bakina neza wowe uzabirebe uzabona bakina neza hari no musore dusanze wari ufite amahane menshi uze kunyuma tuganira ariko njye kundakaza mwana we mbaza interview yakuzanye sinjye waje gushaka aba nyine barike nyine ntago bari babiri mu mwana Tiramani ngabana baragutinya cyane bambaza iki yakubonye mu mwana ngo bariruka hari deni mbafitiye kufite sura ngi kanga abana kazi ariko yerekane turebe oya nabyo kwerekana mwana we mu byubahiro byawe mwana byubahiro byanjye se mwana ibyo bari hasi umva nkubwira next time uzaze ngo interview ushaka ariko ibi ngibi imana urantunguye mwana urantunguye kabisa ufite umugore tipe none gahumana ngo uri gatumwe banatumwe ufite iminota inganga mwana ngucomoke mwari iminota 10 iminota 10 nashaka abantu batipe uze ko ngura icyo bari cyo kuri wowe bananga uyu ni Navi ni inshuti yanjye tukinana muri Majoro ica kuri Kigali Nation tukakina no muri Kiramani ica kuri X Nation nibyo usanzwe umuzu nakuntu wabuze utamuzi iyo bamwita Valley nawe n'umukinyi wanjye dukinana muri yanakwica nyine bagomba kwigaragaza nyine yataza n'amahane yari kunsobanurira ko nangeze oya dukinana muri Kiramani
Kiramani urumva iryo zina izina ry'umuntu nyine. Kiramani bitega iki abadukurikiye mu kiganiro turimo turagirana bitega iki utarakora kizarenga ibyo wakoze muri filime Imana nyine ku bantu bakurikirana video zanjye akenshi video yanjye nyine iza iruta iyo nabanje gushiraho nyine tu nkurusha ko nshoboye kose video ikaza ifite uburemere buruta ubwiyabanje. Bitegure majoro tujye tubaha ebyiri mu cyumweru kubyumva batayizi baje kuri Kigali Nation bayirebe. Ubwo mu kiganiro cy'ubutaha tuzabiganiraho neza mabwire ni birambuye nyine kuri majoro. Abandi bitegura Kiramani abantu bazi ngo ntago ndi gukora muri no minsi ariko turi gushaka ibintu by'ama location cyane. Ndi kubategurira ikintu gikaze nyine. So rero byanze bikunze Kiramani mu cyiro cy'umwe irajyaho ndetse ndabananaje nabyo kongera guhagarara ko mundi ngiye nago ngundo umuco wo guhagarika video. Nuko nyine muri minsi dufite ibyo turimo turi kuri location nziza tushaka guhindura na Kiramani ikorera mu ishyamba. Ndashaka rero buriya mu ishyamba impamvu nabaga ndiyo nuko tujya muri quartier nko gukinira rero abantu bakahita buzura muri bihe rero ntago ari byiza ko abantu bateza akavuyo bakuzura. So rero turi gushaka ukuntu twagenda tuyizana mu makaritiye ariko nyine n'abantu babimenye nyine. So niyo mpamvu rero turi gushaka usanga bayivana mu ishyamba tukaza mu makaritiye tukongera tugasubira mu ishyamba gutyo. Kuko Kiramani ni umusirikare wo mu ishyamba majoro akaba ari umusirikare wo mu mujyi bisanzwe nyine. Ubwo rero ndimo abasirikare batandukanye. Mbashaka kwerekana umusirikare wo mu ishyamba bayehute, umusirikare mu musanzwe bayehute. Majoro ni filime nziza cyane irimo bastari bagenzi banjye nikikoze na Kiramani nyine mu bastari bagenzi banjye nk'uyu nguyu n'abandi bazagenda bazamo nyine. Abantu bakubona ukundi kuntu wenda bagagufata nabi muri make muri make barababwira iki bakamfata nabi bagafata nabi bitewe n'uri ko bamwe arabavuga ati n'umwiyemezi hari bakonyera ngo no basuhuze gusa hari bamwe nigeze gukoresha uretse gato hari bamwe nigeze no gukora ikiganiro ngo mwifotoranyije baravuze ati kwisi y'Imana twabonye afande urenze abandi ugira umutima mwiza uwo yarashimye n'abandi baraneba na wanenze ubwo yanenze cy'umwana nje mu buzima busanzwe ndi umuntu ugira umutima mwiza kugera mu muhanda nyine ntabwo kira uri kumbesera reka nyibaze bano bapambe bawe n'umunyemera Okay, mu burenganzira bwabo niba bikwemerera babaze ariko ngiye turayizanyije. Ndagaruka umunota ntabyo ugaruka mu mwana babaze ni ukuri umva bajye ubirangire. Ubwo n'umupampe muto. Vuga ni mubaze nyine yigisha ngaho mbaza ibibazo bibiri gusa. Ibyo abantu bavuga nibyo abafana bamwe na bamwe bimeze abafana b'ukuri barashima abatarabukuri ngenzi ko bose bashima. Nta mufana turabona uvuga ati ibi bintu mukora ntago ari byo. Ibintu dukora ni ibintu bishimwa na buri muntu wese mu isi no mu ijuru. Kiramani umufata Kiramani ni umuntu ukomeye kuri ngewe tu. Kuko hari aho yamvanye hari nahangejeje. Kiramani ni umuntu woroshya ubuzima mbese muri make. Ntago nyiba muri ghetto ukoza akantu nkana. Ntago nyiba muri ghetto. Hereza n'uyu ngo ashatu. Umufata ute Kiramani ndetse no byinshi byo bitandukanye bana unambaye neza kasumwe nakizbambaye. Ngiye nawe nkunda interview cyane. Ariko tu nuko boss abavuze tu. Ariko tu icyo nakubwira bro. Babyita ngo cyarya. Ni long story bro. Ni long story kubera ko ngubu urabona amageto turi kureba nyine nabwo urabibona. Karafashwe. Karafashwe. Hako ni yafana neza ariko. Bani gake tu. Musa no. Ejana babazaga birangira ka tugusorezeho. Mwakoze. Tubabarire araza kuza ariko tu. Afande. Ni iki uvuga kuri Fofo Dance? Mwize kugira amakimbira. Umutipe yanze umwana. Yo byana amakimbiranye murabika. Mva umubwire. Nagushaka ko nzago interview nziza mwana. Naje nyine. Ibibazo nyine uri kumbaza. None ntago nuje mwana. Kandi sezeranya abakunzi bakige 500 ndetse n'abafana muri rusange kuzatwemera tukaza uri muri shoot n'abakinyi bawe wambaye ya myenda y'akazi. Basezeranye koko nimba tuzakora koko nababigoye uburi bize nubwo kaje gufatwa komeze kazamuke cyane ko basezeranye nimba ni mutipera agafaranga karaho ni umemba mwana abapambe
dore wa muntu arahamagara. Okay, amafaranga araboneka abyumve nibyo umva tuzaze uri muri shoot uzaza simbizi nyine ubwo uze gutwara nimero za Navi izahura zimafata uzimaze iki sajye nkwamaganye tu tuzavugana namaze gutuza mwana wandakaje buriya no kunyine wasitsinze kino gikamera cyawe kubyumva nkanga kwigaragaza nabi ariko nundi kanjabutse nundi buriya nakunda abantu kubyumva ya wanyereye ntuneze abantu wanyereye bakunze bacu nanyereye wanyereye nose ubwo wawarije tukabukiranga turi tuvugisha ukuri nagiye kamugara bigize navurwa gisirikare nakomeretse ariko nta kibazo ubu muri mukakazi gakomeye kandi mwana reka maze nkubwire mwana uri kubyumva masi nkubeshye we faranga ya heyo uri kubyumva mva nkubwire buriya bira bintu ukoze mwana ntabwo ari byiza sibyo ngatuganire wenda neza mwana reba mutipe mwana taducika mwana Amaze kumvugisha mugari. uri kubyumva mwana bira bintu ukoze ntabwo ari sawa kandi ikindi buriya mwana bibaye byiza kara kabumva cyesa nyine avande none wowe gutyo sibyo ngaho reka ngende fande wakoze ya nakoze kandi amahoro n'amahirwe mu byukora byose Yes. Sitani mano ujya imbere imigisha yose nka 50 n'abakunzi bawe bose turi amen haleluya amen rero abakunzi banjye nyine ariko rero n'ubundi umuntu unkunda impamvu numva nta kibazo mfite umuntu unkunda n'ubundi ankundira ko ndi umugome muri filime rero n'ubundi umuntu uri bubabazwe nuko ngo wariye jido ubwo uraba atari umukunzi wanjye umuntu ntabwo ari umufana wanjye n'unkunda kuriya n'undi ankunda ko muri filime ndi umunyamahane naha ngaho ubwo nyine nabyumve so nanjye gusaba imbabazi ngo abafana banjye bambabarire ariko babyumve sorry nababyishe akingira iki kintu kituranga none Yes. ahubwo mu kindi gatatu abana oya nese n'ingindi ariko man next time nuwongera mani no nukura mutipe yari kure maze nsezeranye nimba tuzaza muri kana nakubyuvugana na Navi muzavugane uri kubyumva bugana ngenza na interview fresh ya muzavugane uzaze kuri tele turi gukora ariko nyine bidatinde iminota 30 rero nk'ubu dutwariye umwanya iminota 30 ucomoke nimba ushaka n'indi noneho twicaye dutuje nzayigwa ariko abafana bamenye ko hano arawaza gushakira okasiyo na birabavuga ngo ari iwawe ntago ndagera kuri revo mwana ndacyari kinyo yatubwiye ngo ugiye kuhagura maguramo ibiki wategereje boss waho uramubura ngo aramaza amusanga mwana nta bushobozi ndagira bahugura inzu ariko inshallah biri kuza uri kubyumva imana iri guhamo yo byiza ukuri uje kuhagura ibintu birangiye twashakaga nicyo bakunzi bacu ngo uyu nababwiza ukuri hahandi kanyuzemo gese kabashaka reka muri ikintu uzirinda mu buzima sibyo buriya kosa najya nkora mu buzima ni iryo kwitirira ikintu kitari cyanjye mana ejo umuze avuye ngo nje kugura aha ngaha ejo wumve muri karitsiye nyinshi ari kunsohora mwana ibintu bimeze nabi azasange muri Barinyahe uri kubyumva bitugera wapi cyangwa ejo nzo niyemeye kuri interview nambaye timba itabaho cyangwa se Air Force itabaho ejo muri karitsiye usange nambaye igipapa mwana ntago ari byiza ntago ari iwanjye naje gutira location nta nubwo ndagira ubushobozi bwo gukodesha n'inzi imeze gutya nanswe kuba nagira ariko biri kuza we ntabwo ndi kwisebya nyine uvugisha ukuri urarakaza umufana kamanze mubyishimye umufana nimba azi ko tubona ifaranga akaba duha views miliyoni 2 bro aratekereza ko natwe tumeze neza nukomeza kurya cyane afande turabizi ufite amafaranga miliyoni 2 se muryaho mwe timu y'abakinnyi 100 miliyoni 2 urumva n'abasigaranye miki mwana timu y'abakinnyi 100 niba bose bambaye neza kuri raniga yambaye yakunwambira none uri umupanga bamwita bucura uyu nguyu nyine yari yaje kundeba ari gahunda dufitanye urukumva niyo mpamvu ubona yaje yambaye neza ariko aramukufitanye muri karitsiye aba yambaye igipapa cyacitse munsi uri kubyumva afande wakoze nakoze imigisha yose tigushyize urakoze nakoze abasaza ngo mwana gamusohoke mani pantu mani twigendere Dani bakunze bacu nyine no kuko karangiye ibyo mwabonye byose nuko nguko nyine tu mu Kigali 150 na afande cameraman twigende katwisoja fane musigara amahoro kandi wicemo neza erize twagiye mwana wa mutipe yaje mwana dore ngure
bakunze Umutako TV, reka tubashimire cyane mwese mwafashe umwanya wo kureba ino video, mukomeze Kiramani mu mushyigikire ndetse ibikorwa bye byose mu byereka isi yose, twifuza ko ejo n'ejo bundi natwe bizaca. Reka dusoreze hano Murogi, ngenda soreza hano nari kumwe na Elize, nitwa Isaka Manager, twese inkuta zo gusenyuka. Reka tubaragize Uwiteka kuri iki kiganiro kigiye gukurikira iki. Ciao ciao.